Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Mutima Record filime nyarwanda, ndabasuhuje yaba bakoze subscribe yaba batarayikora bagiye guhita bayikora, ndabashuhuje cyane kandi mbifuriza guhirwa no kugira YouTube channel zizamutse zitanga umusaruro, namwe mugatangira mukarya ku matunda y'ibyo mwaruhiye. Hanyuma ikintu kuri uyu munsi nje kubabwira ni ikintu kijyanye no kuzamura YouTube channels zacu. Uyu munsi nje kubereka ibanga abantu benshi batajya bababwira, ibanga abantu benshi batajya batekerezaho, kikaba ari cyo kintu cyakuzamurira YouTube channel mu gihe gito ukagera ku cyo wifuza mu gihe gito mu bintu utatekerezaga. Mwagiye muhura n'abantu benshi bababwira ngo kora ibi ubone ama watch time, kora ibi ubone subscribers, kora ibi ubone views, ariko nyamara wabikora ugasanga n'ubundi uwo muntu kwari ukwishakira views, kwari ukwishakira ahubwo ibyo ngibyo wowe atekereza yuko ari kuguha ngo ubone, ugasanga ahubwo niwe wabyishakiraga. Niyo mpamvu uyu munsi nka Mutima Record filime nyarwanda twatekereje tukavuga ngo reka ahubwo twihere abantu akantu k'ubwenge katarimo ibibeshyo, kuko muri iyi video ari nayo mpamvu musaba kunkurikira akantu ku kandi, ndakwereka buri nzira yose guhera kuri A kugera kuri Z wakoresha ugakoresha iryo banga kandi ukagera ku cyo wifuza, ukagera kuri YouTube channel yawe izamutse rwose imeze neza, ubundi ukazashimira nyuma ukazambwira ati wampaye akantu k'ubwenge. Hanyuma niyo mpamvu uyu munsi ndi bubabwire ibi ngibi, ndi bubereke iryo banga, ariko nkoresheje cyangwa se ntanze urugero rwa YouTube channel yacu yitwa Mutima Record filime nyarwanda. Ni channel tumaze igihe gito dufunguye, itamaze igihe kinini, ariko mu by'ukuri nawe nk'uko uri buze kubyirebera urareba uraza kubona ko ari channel ihagaze neza kandi mu gihe gito, kubera ko natwe iryo banga niryo twakoresheje, ni naryo tugikoresha kandi turi kubona ko riri gutanga umusaruro. Tukaba rero twiyemeje ko natwe twarisangiza bagenzi bacu, kuko ubundi kuri ibi bintu bya YouTube channels twagakwiye gufatanya kuko nicyo kintu gishobora kutugeza kure, nicyo kintu gishobora kugeza buri umwe ku rundi rwego. Ikibazo dukunda kugira ni ikibazo cyo kudafatanya cyangwa se kudakundana, ugasanga umuntu abonye ibanga akoresha, YouTube channel yirazamutse, ariko mu by'ukuri akaba atarimenera mugenzi we, cyangwa se yanarimubwira ugasanga ari kurimubwira amubeshya ashyiramo ibindi bintu byo kwishakira ama views gusa. Twebwe ntabwo aribyo ngibyo twahisemo gukora. Icyo twifuza ni uko uzamuka. Wowe washinze YouTube channel uyu munsi, uriya wayishinze ejo akazamuka, ntuwayishinze ejo bundi akazamuka, nyine muri rusange twese tukazamurana tukagera kure hashoboka, kuko ubayeho neza wabonye umusaruro mu byo ukora, nanjye nkabona umusaruro mu byo nkora, uriya nawe akawubona mu byo akora. Ntekereza ko ari ibintu ntabwo byaba ari bibi. Nka Mutima Record filime nyarwanda twatekereje tukavuga ngo reka dusangize abakunzi bacu n'abenda kuba abakunzi bacu, na buri muntu wese ufite YouTube channel ukizamuka ugitangira YouTube channel, iri banga byanze bikunze hari aho rizamuvana, hari naho rizamugeza, kandi ni ibintu mugiye kubona. Umuntu wese rero icyo nabasaba, bana nanjye kuva ku ntangiriro z'iyi video kugeza irangiye, kugira ngo utaza gucikwa n'akantu na kamwe, ugasanga hari akantu uzakora nabi gatumye ibyo nari nakubwiye bidakunze, ugatangira ukanyita umubeshyi cyangwa se ukanyitiranya na babandi bishakira ama views, kandi mu by'ukuri atari cyo nari ngamije. Wowe kurikira step by step akantu ku kandi ndabizi neza ko mu minsi bitarenze icyumweru uzabona impinduka kuri channel yawe, kandi uzashimira, uzambwira uti warakoze, wanyeretse akantu k'ubwenge, none ubu ngubu ndi kubona ibintu bigenda bikunda. Hanyuma rero mbere ya byose nahisemo gukoresha telefone. Ubundi nahisanzwe nkoresha machine, ariko nahisemo gukoresha telefone kuko ndabizi neza ko abatangizi benshi batangirira ku matelefone bataba bafite amamashini,
ariyo mpamvu navuze ntireka nkoreshe telefone kugira ngo buri wese yisangemo kuri ba bandi bari gutangira ama YouTube channel. Ikintu cya mbere ngiye kubanza kubabwira ni iki ngiki mbere yuko tugera ku ibanga nyamukuru. Ikintu cya mbere nshaka kubanza kukubwira, wowe watangiye cyangwa se wakreye YouTube channel ukaba uri mushyashya, uri umutangizi, buriya ikintu cya mbere ugomba kubanza gukora no kubanza gukunda ibyo ugiyemo kandi ugashyiramo imbaraga zawe zose. Ibyo bintu wenda niba hari utari kubyumva, murabizi neza ko twese tubaho tugakora kugira ngo tubeho, tugashyiramo imbaraga mu byo dukora, yaba akazi kacu, yaba dukorera abandi, yaba tugira gute. Ni ibintu bidusaba gushyiramo imbaraga kandi tugakorana umuhate n'umurava kugira ngo tugere kuri wa musaruro twifuza. Nk'ibisanzwe rero YouTube n'ubundi iyo ufunguye YouTube channel ni nk'akazi gashyashya utangiye, ni nka business yawe uba ufunguye. Kandi turabizi neza ko uramutse ufunguye business ntushyiremo imbaraga, ntukore cyane, n'ubundi iyo business nta musaruro ishobora kuguha. Niyo mpamvu rero nabwira ko ikintu cyose ukoze ugashyiramo imbaraga zawe, ugashyiramo umuhate, ukagikorana umurava kandi discipline niyo ya mbere, ukagendera ku mategeko, byanze bikunze icyo kintu kiba successful. Sibyo? Niyo mpamvu rero no kuri YouTube channel ibyo bintu birakenewe cyane. Niyo mpamvu nayifashe umwanya ngo mbanze mbabwire ko ufunguye YouTube channel nibyo urashaka kuzayibyaza umusaruro, hanyuma ntabwo icyambere ari ukuyifungura gutyo gusa ubundi ukiryamira cyangwa se ukagira ute. Birasaba gukora ibisabwa, ugakora cyane, ugashyiraho amavideo. Niba warahisemo gukina amafilme, niba warahisemo amakomedi, niba warahisemo indirimbo, niba warahisemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, icyo werekejeho amaboko nyine shyiramo imbaraga zawe zose, shyiramo umuhate n'umurava kandi ukore cyane. Niba ari ayo amavideo uko yiyongera niko izo views ziba ziyongera, niko izo sub ziba ziyongera. Ni ibintu rwose biba byigaragaza. Nta kintu wakora nyine ngo kibe successful utashyizemo imbaraga zawe, utakoze cyane, utakoze nyine ibishoboka. Ntakiro nicyo mbanje kubabwira kugira ngo tuze kugera kuri ya ntego yacu, n'ibanga umuntu yakoresha kugira ngo YouTube channel ye izamuke igere ku rwego rwiza, ariko yabanje gushyiramo effort ishoboka yose kugira ngo nawe ejo utaziga, utazavuga ngo ariko ahangaha wenda sinakoze n'ibyo wabiteye, kuba ntarageze kuri iki ngiki n'ibyo wabiteye. Ni nko mu buzima busanzwe muri rusange. Hanyuma niba ufunguye YouTube channel yawe ukaba ufite umuhate, ukaba ufite ubushake, ukaba nyine ushyiramo imbaraga zawe zose, ikindi ukajya ureba ko ishusho yawe igaragara neza. Ni ukuvuga ngo twese ntabwo dufite ubushobozi bungana. Ushobora gukoresha phone ukreya video, ushobora gukoresha kamera ku bazifite, ariko wenda benshi bakoresha amafone. Ari nayo mpamvu ugerageza phone yawe niyo yaba itabona neza, ukorera ahantu wenda hari location ibona cyane ku buryo wenda agashusho kaba kagaragara. Ibyo bintu nabyo birafasha cyane. Ikindi wite ku thumbnail, nkuko hari bamwe bagiye bababwira ariko bakagenda bashyiramo ibindi bintu biri bihidinze nyine bihishe ku buryo atakwereka inzira neza step by step y'icyo wakora, y'inzira zose wacamo de A a Z kugira ngo ugere ku cyo wifuza. Ariko ibyo bintu thumbnail, ishusho igaragara neza, ibyo bintu birakora, ariko byose nyine biva mu muhate, biva no mu bushake no kudacika intege. Kuko YouTube channel uyifunguye uri umuntu ucika intege rwose, sinzi ko hari ahantu wagera. Ikindi wirebera ku bandi, yego nibyo ushobora kwigira kuri uyu nguyu ukavuga ati ndabona ageze gutya, ariko basi wireba ngo ageze aha, ahubwo wowe menya ngo haranira kumenya ngo yakoresheje izihe strategy kugira ngo agere hariya hantu ari, yakoresheje izihe strategy. Tudatinze rero nagira ngo mbanze mbereke YouTube channel tugiye gukoresha. Iyo tugiye gukoresha ni iyi ngiyi, n'ubundi bayita Mutima Record Film Nyarwanda. Iyi channel nk'uko mubibona ifite abasubscribers 2210 birenga, ikaba imaze kugeraho videos 124. Hanyuma reka tujye mbanze mbereke mbere ya byose videos zigiye ziriho. Urabona ko uko ziriho zose harimo amafilme, amenshi ni amafilme, ariko uko mubireba nta views nyinshi pe, nta views nyinshi
zifite. Ntago zifite ama-views menshi, kandi urabona zifite ayo thumbnail, zimeze neza n'amashusho aba agerageza, ariko uri kubona ko nta views nyinshi zifite. Gusa kuba nta views nyinshi zifite kandi ukabona iriya channel imaze kugira subscribers barenga 2,000, abenshi bahita batangira gutekereza ngo abasabu barabaguze, ngo bihaye amasabu, ariko ntago ariko biri. Aka kanya agengeye kubereka ibanga abantu baba batangiza imbere, ibanga rizaguhereza subscribers nyinshi, ibanga rizaguhereza views nyinshi, ibanga nyine rizatuma YouTube channel yawe igira urwego ivaho ikagera ku rundi. Ikintu bita watch time utabizi ko ari ikintu kigoye, ariko muri iryo banga uraza gusanga ko watch time nazo ziriyongera zikava ku rwego rumwe zikagera ku rundi, kandi mu buryo bushimishije. Ubwo nari ndimo mbereka yuko izi video zacu, amafilime, indirimbo n'ubundi nta ifite wenda views zirenga 1,000, ariko mu by'ukuri nubwo nta ifite views zirenga 1,000, nuza kuri iyi channel ugakanda hano munsi yahanditse subscribers handitse more kuri telefone yawe, ubwo niho mvuga, baraza kukwereka igihe YouTube channel yafunguriwe, bakwereke na views total imaze kugira. Uraza guhita wikanga kuko imaze igihe gito, ugereranyije imaze igihe gito bitewe na subscribers ifite na views ifite, imaze igihe gito. Ibanga rero nta kindi uretse iryo banga ngiye kubabwira, niryo twakoresheje kugira ngo iyi YouTube channel ibe yagera kuri uru rwego. Iryo banga niryo twakoresheje, niyo mpamvu twishimiye kuribasangiza kugira ngo namwe YouTube channel zanyu zibashe kuzamuka zigere ku rundi rwego. Nkuko twabibonye, izi videos uri kubona ko ni amafilime, ariko mu by'ukuri ntago afite ama-views menshi ugereranyije na views dufite kuri channel yacu ziri totali. Ntago uri ko views ziza ni nako subscribers binjira. Rero kuba dufite subscribers 2,000 n'ama-views angana kuri arenga 300,000 hafi 400, ntago ari uko twaziguze nkuko bimenyerewe ngo abantu bagura views. Kuko ikindi nababwira, buriya ziriya views bagura, subscribers bagura, ayo watch time bagura, nibyo koko wayabona hano inyuma, umuntu kurebera kuri channel yayabona, ariko ariya mu kintu bita monetization YouTube ntago ibibara, yaba ari ama-views, yaba aba-subs, yaba na ya time watch, ntago ibibara. Hanyuma rero dore ahubwo ibanga rizakwinjiriza subscribers, rikakwinjiriza views, rikakwinjiriza watch time ku kigero cyiza kandi mu gihe gito cyane, ni iri ngiri. Ni ikintu abantu benshi tutajya dukunda kwitaho, cyitwa shorts. Uri kubona hano munsi ya manage videos hari ahantu handitse videos, hari shorts, hari na post. Reka twikubita ahanditse shorts twinjiremo. Urabona ko twinjiyemo duhita tugwa ku bushoti bwinshi. Reba nk'aka ni akamukanya kagize 10, aka kabanjirije gafite 89 ni views, hanyuma ubwo bwakurikiye aka gafite 5,200, aka gafite 14. Ubwo aha turi kurebera inyuma uri kubona hariho amashoti menshi, kandi yose agiye ari hejuru y'1,000, yose hari afite 3, hari afite 10 na bingahe, hari afite 7, hari afite nk'iyi ngiyi ifite 27. Izo ni views. Iyi ngiyi ifite 40. Reka turebe urugero wenda kuri iyi ngiyi ifite 40, tuyinjiremo turebe iyi shot. Reka tuyinjiremo turebe iyi shot. Ubu ngubu twayigezemo imbere, turi kubona ko ifite 40,000, ariko twinjiyemo imbere, iyo twinjiyemo imbere dusanga ifite 40,678, tukabona ko imaze ibyumweru 2 byonyine. Hanyuma mu masaha 48 imaze kutwinjiriza views 1,537. Urabona like ni 426, comment enye. Ariko icy'ingenzi nababwiraga, reba nk'ubiyi ni short imwe ariko yinjije subscribers 154. Urumva ko ari ikintu kitoroshye. Subscribers 154 ni ikintu kitoroshye, views 40,000 birenga, kandi urabona iracyanakomeza. Ni ikintu kitoroshye, urumva ni ibintu bikomeza kuzamura channel yawe. Reka tujye ku yindi short wenda turebe. Iyo ni iya mbere twari tubonye ibyo yinjirije
iyi YouTube channel tubona ko ari ibintu haba kuri subscribers haba kuri views, ni ibintu bitoroshye, ni ibintu byinshi. Dore nk'iyi ngiyi ejo bundi ifite ibihumbi 14 muri Hangana network iri kugenda bucya, ariko handi turabireba. Reba nk'iyi imaze iminsi 2 yonyine, ariko imaze kwinjiza views 14,843, subscribers 20. Nuzongera kuri za zindi, izo ni short ebyiri zonyine. Ibi bintu byose guys, icyo nababwira, abantu benshi banza babazi ko wenda views cyangwa se aya ma watch time cyangwa aya ma subscribers y'amashort YouTube itayabara, ariko irabibara cyane rwose, ari naryo banga nababwira. Reba nk'ubu subscribers 14,843, izo memberetse short ebyiri, ariko harimo andi mashoti menshi hano dufite rwose agiye afite ama views menshi, kandi uko yinjiza views ni nako igenda yinjiza subscribers, ikanagenda yinjiza watch time. Kuko niba ufite short wenda y'umunota ikarebwa ishuri 14,000, niko ugenda winjiza iminota, niko winjiza amasaha. Uragenda ugasanga n'umundi winjije amasaha menshi cyane, winjize subscribers, views zinjiye. Wowe icyo ukora ni ugukora short ntago bigoye. Short rwose wakora nyinshi cyane ku buryo bushoboka, kandi uko postinga nyinshi zikinjiza ama views menshi, zikinjiza aba subscribers, zikinjiza ama watch time, niko nyine YouTube channel yawe igenda izamuka. Ibi bintu nta muntu wari warigeze ubibabwira, ariko jye nabirebye ndavuga ati iri banga ndisangize abasangira ngendo nabo amacano yabo agenda azamuka, kuko iyi channel yacu ahantu igeze ni ku rwego rwiza rwose, turarwishimira. Ariko nta kindi tubikesha nizi shorts rero zirakora. Niryo banga uyu munsi nifuzaga kubahereza, niryo banga nifuzaga kubabwira. Bikore rwose, wihimbira ama content, uzirinde gushyiramo ama content violating wenda uburenganzira bw'ikintu runaka, urumva, kuko iyo ngiyo yo ntabwo ibihuye n'amabwiriza ya YouTube channel ya YouTube, kuko ihita isiba direct. Wowe ko ushaka content zisetsa abantu kandi zitari ndende, utugira udushoti nyine, nurangiza upostinge kuri channel yawe, uzabumbwira kandi uzambwira yuko wabonye umusaruro mu gihe gito. Uzambwira yuko channel yawe hari aho yavuye, hari aho yageze. Wowe rero wagerageje kubana natwe kugeza iyi video itangiye kugeza irangiye, ndizera yuko ukuyemo isomo kandi rikomeye, kandi nugenda ukabikora bigakunda, ntiwibuke gusiga comment aho hasi uvuga ati ibintu wambwiye nibyo byakunze. Nibitanakunda nta kibazo, ubimbwire, genda kubwira. Icya mbere nuko nta step n'imwe ugomba gusimbuka. Wowe wadukurikiye byanze bikunze wamenye icyo gukora, kandi icyo ndicyo ubutaha uzadushimira. Rero wigenda udakoze subscribe aho ngaho munsi kuri iyo channel, kugira ngo ukande no kukazogera ujye ubona buri notification y'ikintu cyose gisohotse, kuko ibintu bizima nibyo tubahereza hano. Gusa tugiye kujya tubaha ibindi bizima birimo ubwenge, bigira aho bivana abantu, bigira naho bibaganisha. Ciao rero, mwakoze kubana natwe, turabashimiye kandi turabakunda cyane. Mutima Record Filime Nyarwanda nakagaruka. Ciao.